Bwoko bw'Imana twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri channel ya Nine Hope TV. Mwese turabakiriye, Imana ibahe umugisha. Turasoma Yohana ibice 14 duhere ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 14. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Twongere dusome Abefeso ibice 3 n'umurongo wa 20. Abefeso ibice 3 n'umurongo wa 20. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nguko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Bene data bakundwa, igihe Yesu yarakiri hano muri isi, icya mbere yigishije intumwa ze gusenga, icya kabiri azibwira ko zikwiriye gusaba, ndetse arazishishikariza ko zikwiriye gusaba, ndetse azihereza n'umuyoboro mwiza bakwiriye gusabiramo. Arababwira ngo nimusaba icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Bene data bakundwa, ndagira mbabwire ngo izina rya Yesu rirahambaye, ni izina ry'igikundiro, ni izina risumba andi mazina yose. Bibiliya iratubwira ngo nta rindi zina twahawe mu isi cyangwa mu ijuru dukwiriye gukirizwamo uretse izina rya Yesu. Izina rya Yesu ni izina ryiza. Niwambaza Yesu, nutabaza Yesu, Yesu azagutabara, Yesu azakugoboka. Nugera mu byago ugahamagara Yesu, Yesu azakwitaba kandi azagutabara, azakurengera. Ugeze mu kaga, ugeze mu makuba, Yesu ntabwo azagutererana. Uyu mwanya Bibiliya iratubwira ngo nitugira icyo dusaba cyose mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Ariko hano mu Befeso Imana ikongera ikatubwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Hari igihe rimwe na rimwe dusaba, tugasaba rimwe tukagenekereza, tugasaba ibyoroshe, ariko Imana ikadukorera ibikomeye. Ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba, ibasha gukora ibiruta ibyo twayibwiye, ibyo twifuza mu mitima yacu. Ugasaba ipantaro ikaguhereza n'inkweto, ugasaba igipangu ikaguha n'imodoka, kuko Imana izi ibyo dukwiriye. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro. Rimwe na rimwe hari igihe dusaba, tugasaba biki, tugasaba bidakwiriye, ejo tukongera tugasaba, ejo tukongera tugasaba, ejo tukongera tugasaba. Rimwe na rimwe tutahabwa, tutabona ibyo twifuza, tugatangira tukivovotera Imana. Ariko Imana kuba ari kwidukunda, kubw'urukundo rwayo rutangaje, ibyo dusabye irabyakira, ariko ikatugenera ibidukwiriye, nguko imbaraga zayo zikorera muri twe. Imana rero ni urukundo, kandi Imana iradukunda cyane. Imana ituba hafi, ikatuba bugufi, ikaturengera, ndetse ikumva n'ibyifuzo byacu ndetse n'ibyiyumviro byacu. Bibiliya iratubwira muri Yohana, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:3 ngo ufite ibyo byiringiro, ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko nawe aboneye. Mwene data, urifuza ko Imana yagukorera itangaza, urifuza ko Imana yahindura ubuzima bwawe, urifuza ko Imana yakiza uburwayi bwawe, urifuza ko Imana yakora ku ngingo zawe zikongera zigasubirana, urifuza ko Imana yakora ku maso ugahumuka, urifuza ko Imana yakora ku matwi ukumva, urifuza ko Imana yakora ibikomeye ku buzima bwawe, icyo usabwa ni ukuyizera, ukayiringira. Bibiliya ikongeraho ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze kuko nayo iboneye. Wiboneze mwene data, uzibukwira ibyaha, usaba Imana imbabazi, Imana ikubabarire, usaba amaraso ya Yesu Kristo akugote kandi agutwikire. Nicyo ngifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.